Yesu ashimwe, nongeye kubasuhuza. Mumeze mute? Ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose, ko Imana ikomeje kubarinda no kubahagararaho ndetse no kubahisha. Ndagira ngo ntatinze ninjire mu kagariro gatoya nifuje kubakorera. Bwashize nababwiye ubwoko butanu bw'abagore bukomeretsa imitima y'abagabo babo, noneho babagabo bakabaho mu rugo batagize gute rwose bakahaba ariko batishimye. Buriya kuba uri mu rugo ni kimwe, no kurubamo wishimye ni ikindi. Rero ushobora kuba urimo uyu munota tukakubona rwose ugenda, ariko mu by'ukuri nubwo uri muri urwo rugo ukaba ari ukubura ukugira. Ari ukubura ukugira, ari ukugira ngo udasenya itorero ritavuga ngo wasenye imiryango, icyubahiro ufite mu kazi runaka. Ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu munota hari igihe umuntu ashobora no gupfira mu rugo, yarapfuye umutima, ariko kubera icyubahiro afite mu kazi cyangwa mu itorero cyangwa mu idini runaka akanga gusenya, kandi umutima we waraboze. Ndabizi cyane hano barimo baboze imitima. Baboze imitima. Harimo abagore hano baboze imitima burundu, yaboze, ibojejwe n'abagabo babo. Hari n'imitima y'abagore yaboze, ibojejwe harimo n'imitima y'abagabo yaboze, ibojejwe n'abagore babo. Ariko bitewe n'ibyubahiro ugiye ufite runaka, kavuga ati ibintu nabigira gute, baravuga ngo iki, baragira gute. Hariho n'ababana mu nzu ariko batabana ku buriri bumwe. Ubwo se urwo ni urugo? Nibyo nahoze mbabwira nti divorce mubona hanze ziri official, buriya ahubwo zitagaragara nizo nyinshi mw'abantu mwe. Aha, reka tugire tuvuge ku bwoko 10 bw'abagabo rero babi. Noneho nibo tugiye kuvuga. Ubwashi twavuze ku bagore babi, ngiye kubabwira ubwoko bw'abagabo 10 bubi. Niba ufite umugabo uteye utya muri aba 10 tugiye kuvuga rwose, umenye ko usabwa gusengera umugabo wawe Imana ikamuhindura. Kubera ko hari igihe ubana n'umuntu ahora asogota umutima wawe, ari byo byibyo nyine ukavuga ati si umana ndi diyakone, ndi mwarimu, ndi igiki muri leta, ukabaho umva ubihiwe. Wa mugabo we nawe, kuko nzi ko hano harimo abagabo n'abagore dusengana n'abasore benda gushaka. Niba uteye utya, iyo ngeso yawe wagasenza Imana, Imana ikayigukuraho, kuko ibangamira uwo mubana. Si ngombwa ko umugabo wawe agira izi ngeso zose, ashobora kuba afitemo nk'ebyiri, ariko bisa kose nyine ntabwo bishimisha abagore. Niyo mpamvu bapapa banaje hano ndi intumwa kugira ngo babwire uruhande abagore mu bababazamo rwose. Ubwashize navuze ku bagore, namwe mubabaza abagabo, ndizera neza ko mwatangiye kubikosora. Niyo mpamvu burya umuntu aba ari hano. Umuntu utari wakora subscribe ayikore kugira tujye tubana no mu zindi nyigisho. Umugabo wa mbere rero mubi, mushaka kuba mubana ariko ukaba mu rugo utishimye, nubwo nyine nta kundi wabigira, ni umugabo utazi guha umugore we urukundo. Hano mu rukundo ni ikintu kinini cyane. Urukundo rurimo ibintu byinshi. Bwashize twavuze uturungo 3 dutuma urukundo rukura. Kubwira umugore ko umukunda kenshi, kumubwira ngo mbabarira wamukoreye ikosa, no kumushimira yagukoreye ibintu byiza, no kumutega amatwi. Ibyo byose ni urukundo. Buriya hari abagabo, mureke mbabwire ndi kuri aka kantu ko gutega amatwi. Uzi ko hari abagabo baba mana we, ujya kuvuga ngo umubwire inkuru cyangwa umubwire ikibazo akaba yagucecekesheje. Abagabo benshi ntabwo bemera ko umugore akubwira ngo mutega amatwi. Iki kintu abagabo mugira cyo kudatega umugore amatwi, ni ukuri iki kintu kiratubangamira. Umugore reka kubwire tega amatwi, nubwo aba ari inkuru ipfuye. Umugore ashimishwa n'umugabo mutega amatwi, nubwo aba ari kukubwira ibintu bipfuye, mutega amatwi. Mutega amatwi umwumve. Ahangaha ku rukundo ho ntabwo nahatinda. Twanabivuzeho turi kuvuga ukuntu Imana yahaye abagabo inshingano, iri mu Itangiriro ibice 2:15, kurinda ingobyi no guhingira ingobyi no kurinda ibirimo. Muri kwa kurinda rero harimo kurinda Eva umugore, umuha rwa rukundo nyine. Icya kabiri, umugabo mubi ni umugabo utita ku mugore we ndetse ntamuha agaciro akwiye. Hano hari abagabo batajya bita ku bagore babo. Ni ukuri pe. Hari abagabo batazi kwita ku bagore babo, kandi umugore wawe ni urugingo rwawe. Bibiliya Itangiriro ibice 3 hari hatubwira ko niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akibumbira ku mugore, bityo bakabumbira umwe. Ubuzi ko umugore wawe ari urugingo rwawe. Hano mba ndi kubwira abantu bashatse n'abatarashaka kugira mujye mwumviraho izi nyigisho z'umubano n'ubundi. Ubugize Imana ukazumviraho nawe utari washaka, nawe washatse kumba ndi kukwibutsa.
ubu ujya umenya ko umugore wawe ari urugingo rwawe. Ujya ubimenya neza ko Imana yaguhaye uyu mugore imuremye mu buryo bw'umwuka, imukuye kuri wowe. Uzi ko ari urugingo rwawe. Uko uyu munota ushobora kujya mu murima ukajya mu kazi gasanzwe ibirenge bikandura intoki, ntubikarabe ukabyihorera. Ni kumwe ubona ubangamiye ukajya koga, ni nako urugingo rwawe ari we mugore. Iyo utamwitayeho ni ukuri Imana ikubaraho urubanza wa mugabo. Nubwo muri sosiyete tubona nyine uri umugabo udashobotse, ariko n'imbere y'Imana ibiri kukugaya. Umuntu utita ku rugingo rwe ari we mutware. Umugore ntaheruka kenda kandi ufite ubushobozi bwo kumugurira kenda. Umugore wawe nigeze ubwashize ndi kubabwira ntari ko wa mugabo we ubona umugore wawe asa neza utabigizemo uruhare. Buri gutekereza iki? Uri gutekereza iki? Umugabo utita ku mugore we, utamwitaho, umenye ko umugore akeneye gusa neza nk'abandi, umugore utuvuta twiza mu bushobozi ufite, umugurira kenda keza mu bushobozi ufite. Umenye ko umugore nawe akeneye kujya ajyaho abandi bari, umugurira agashakoshi keza, umugurira agakweto keza nawe ajyana mu bandi. Ese ko utari kumwitaho, uyu mugore wawe nagira umwanda agasa nabi mu bandi, wagize ngo ikibazo kizaba kiri ku mugore. Bazavuga ati umugabo we nta kigenda ibiki n'ibiki. Ubundi urugo rwiza rugaragazwa n'umugore, niba mutanabizi. Urugo rwiza rugaragazwa n'ukuntu umugore ameze. Niyo ufite urugo rubi tubirebera ku mugore, niyo ufite urugo rwiza turebera ku mugore. Urugo rwiza ntabwo rugaragarira ku mugabo, rugaragarira ku mugore. Gatatu, ni umugabo udakemurira umufasha we ikibazo cy'amafaranga afite mu gihe afite ubwo bushobozi bwo kugikemura. Umugore ashaka kugira ikibazo, yakiguturura umugabo ukanga kugikemura kandi ufite uburyo. Wa mugabo uri umugabo mubi, wabaza amarangamutima y'umugore wawe. Umugore akeneye amafaranga wenda y'agatike, wenda ko kujya hehe, ko kujya wenda gusura iwabo, urayamwimye kandi urayafite. Ubwo ubona ko yakishima. Hariho n'abagabo bikunda akaba ashaka ko ari wo uhora ujya iwabo gusa, umugore we yashaka kujya iwabo umugabo akanga. Ese wowe yavutse ku giti? Cyangwa akubwira ati sheri rwose ishakoshi yarashaje, kandi nawe uri kubibona ko yashaje. Nyamara ukarenga ugafata amafaranga ukajya kwapfusha ubusa, ukajyana mu tubari, ukajyana mu gihe umugore wawe mu rugo gusa siri kumenyera abantu ugira gute afite ikibazo cy'amafaranga ariko wanze kugikemura. Utayafite umugore nta rubanza yakugiraho, ariko uyafite ukanga kubikora, umenye neza ko wabaza amarangamutima y'uyu mugore. Kandi abandi bagabo nibamwinjirira bakamuha bya bindi wamwimye, ntusavuge ngo iki. Icyo gihe uzaba uhindutse Adamu utamenye gucunga iki ingobyi. Amen. Nibamwinjirira bakamuha bya bindi uhora umwima, ntuzatere intambara. Ariko ntago mbwiye abagore bari aha ngaho ngo umugabo nakwima ibintu uzajya kugishakira ku bandi bagabo, hoya. Ariko hari igihe iba too much. Niyo mpamvu tuba tugomba kubivuga hano twirengageze ko turi abantu. Icya kane, umugabo uhorana amahane, urakara no mu bintu bidafite agaciro. Hari abagabo bahora batontoma kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, ngo kugira ngo mu rugo ngo banyubahe, ukigira intare, abana bakubona bakanyegera, isahani bagahita bayikura aho ngaho. Uri inyamaswa we, ntabwo uri papa. Mugabo uhora yirakaza no bintu ubu hari abagabo birakaza, bakirakaza, umva impanga bakayigira imitsi karega, kandi bareba ikintu cyarakaje umugabo ukabona ni ikintu cy'amafuti kiri aho ngaho. Kwa mugabo ukunda wirakaza ntabwo ari byo. Icya gatanu, ni umugabo utajya uvuga mu rugo, ahubwo uhoza umutwe muri telefone ye, ntavugane n'umufasha we. Dufite abagabo iyo bari mu rugo, ariko hari n'abagore babikora, ukaba uri muri telefone we cyangwa muri televiziyo, umva utabonera umwanya umugore wawe, utabonera umwanya abana, umugore akanakubwira ikintu muri telefone wubitsemo umutwe. Ubundi reka mbabwire, niba umugore aje kukuvugisha wa mugabo ufite telefone, banzu irambike hasi umwumve. Ubundi uyu mugore ko akubwira ahagaze aba ari bumare n'iminota 10 ahagaze, cyangwa se kwicaye iruhande. Mu gihe umugore aje kukubwira ikintu, waba yishyize telefone hasi ukamutega amatwi. Siho twavuze ko mwanga kudutega amatwi bikatubabaza? Rambika telefone hasi ubanza wumva umugore wawe icyo akubwira. Umugabo wa gatandatu mubi rero ni umugabo wanga ibiryo. Muzi ko abo ngubu hari abagabo banga ibiryo, icyo kintu murakizi. Umugore agashyashyana, agategura, agagira gutagategurira umutware, wataha nturye. Aho twarabivuze mu meza ataba mu rugo rw'abashakanye, tuvuga ameza y'ibiribwa abantu bahuriraho. Aya meza iyo adakoreshejwe neza, urugo ruhorana utuntu utamenya. Guteka bitinze, kuba umugabo adahahira urugo, nicyo kintu twavuga kuri ayo meza. Cyangwa se kutamenya ibyo uwo mubana akunda, ugahora uteka ibyo adakunda, ukagiraho akazinukwa kuza ku meza. Urugo rushobora kuhasenyukira mugira ngo ni imikino. Ntabwo ingo zacu zikenyukira mu bibazo byo mu buriri gusa.
na hano mu mitekere no mu migaburire umugabo no mu masaha barira n'uburyo umugabo adahaha byose byasenya urugo umugore akanduruka cyangwa umugabo akakuzinukwa. Rero hari igihe umugore ahora ateka umugabo ntarye, umugore agahora ateka umugabo ntarye. Wa mugabo we uzajya uvuga aho wariye. Icyo gihe iyo bibaye kenshi umugore ahita yibaza, ariko uyu mugabo wanjye afite undi mugore umutekera, ese aba yariye, ese arya iwabo? Bikaba byatangira kuzana amakimbirane. Urumva rero ntabwo wahora utegurira umugabo ku meza, none ntariye ejo ntariye. Wakibaza uyu mugabo ko ari nge mugabo, umugore we aba yariye. Birashoboka ko wenda nk'abantu b'abakozi ba leta wenda ushobora kuba wagize nk'akanama ka nimugoroba, wenda mukavayo muriye, wenda wagira ukavuga, ariko icyo gihe uba wamubwiye, wabwira ati twagiye mu nama nimugoroba n'ibiki, wabwira ati rero mvuye mu nama ndiye, sheri rwose mwihangane uyu munsi ntabwo dusangira. Akakumva, ariko urumva ntabwo ari ibintu bihoraho. Ariko hari umugabo rwose n'abonzi bikunguza bakanga kurya. Kera bajyaga bavuga, ariko n'ubu ngubu barabivuga abantu bakuru ko nta mugabo wikunguza, kandi rimwe abagabo hano bikunguza bakarara batariye we, kandi kirazira. Nta mugabo wivumburira ibiryo mwakagira Imana. Niba uri umugabo hano ukajya wivumburira ibiryo ukajya kuryama, ufite kamere mbi, ufite karande mbi yo gusengerwa. Umwana azivumburira ibiryo ntarya araratariye, nawe umugabo wivumburira ibiryo urarutariye. Ni bibi cyane rero. Uyu mugabo ni mubi rwose, umugabo uteka nta n'ikibazo mufitanye akanga kurya. Umugabo wivumburiye ibiryo burya afite ikibazo gikomeye. Umugabo wa 7 rero nawe ni umugabo urwana. Buri uyu mugabo urwana mwakagira Imana. Ako wa mugabo we tuzasenge tubwire Imana ko kaboko ikagagaze. Umugore uguhekeye, umugore ugira gute, urafata urushyi ugafata inkoni ugafata ikintu ukamukubita. Umugore ni umuntu mukuru, wamuhanisha ururimi, wamubwira ibintu yakoze bitakunejeje. Ariko byo guhita ufata ugahuragura nk'aho atari umuntu. Kandi ibi bintu akenshi no mu bantu bize bisigaye birimo, mu bantu bize ahubwo naho biri cyane basigaye barwana. Urumva nta kibazo ufite. Niba uri umugabo ukabuzamura ukuboko ugakubita umugore, uyu munsi ntabwo kiri umugabo. Nari ngiye kukubatiza irindi zina hano nuko usanze ndi umutambyi. Ribi cyane ryari kukuriza. Muri iki kiganiro ryari kukuriza. Ndari kubiki ariko ntuzabura kuryumva ahandi hantu bari bita. Undi mugabo wa 8 ni umugabo ucyurira umugore we. Baba mbega umugabo mubi kurusha abandi we. Mbega umugabo ugira incyuro. Umugabo ugucyura iyo utangira se waje usuti. Iyo utangira se umaze kumva burimo, wavuye mu nzu y'ibyondo none uri mu makaro, hari umugayo se. Uri ukuntu waje umeze, none umaze gutogota ibiryo bimaze kugutogota. Aba bagabo ntimubazi. Umugabo ucyurira umugore we ni umugabo mubi cyane. Mubi cyane, nanjye uyu muziho. Umugabo ugira incyuro nanjye muziho. Bavande ni ibintu bibi cyane umugabo ugira incyuro. Ni umugabo kubabariza umutima ku kigero gikomeye. Umugabo wa 9 ni umugabo ugira umwanda. Kakantu muratangara n'inkavuga. Abandi abenshi bazi ko abagore twe tugira umwanda. Ariko reka mbabwire, hari abagabo ku isi bagira umwanda. Banutse inkweto, baninya muri mu copa, batajya bagosha incakwaha n'isya. Ku buryo umugabo aba yambaye isengeri wareba, hari n'abanuka mu kanwa. Yazamura ukuboko ukabona kugira ngo ni ishyamba rya Nyungwe mu kwaha. Mu kanwa ugasanga ibiryo byagiye bifata mu menyo habaye umuhondo. Yabumbura kanwa yebabo ukagira ngo ni nk'imbeba yapfiriyemo. Uzi ko hari umugabo udashobora gutinyuka gusoma kubera ukuntu mu kanwa hanuka atajya hakorera isuku. Niko mwabagabo mwagiye mugira isuku. Hari n'undi mugore ari nk'abadamu babiri bigeze banganirira. Muhumura hano ntabwo njye mvuga amazina ngemba ndi umwigisha. Banganira bambwira ukuntu abagabo babo batamucopa muri dushe. Bayineyemo kwa kundi bajya muri tuwarete ntibihanagure neza. Ugasanga mucopa hitaye hariya yuzuyemwe amabyi inyuma hahandi mu ntuza. Ese mureke babwire mwabagabo muri abana. You are not smart. Niba ushaka umugore agufurira box, wabanje ukayimesaho gato bwa mbere ugacishamo, ukabanza ugakuraho uwo mwanda. Wenda ukayisiga bakaza kuyimesa neza. Ariko uwo mwanda washyizemo wawukuyemo. Ndabaza abadamu babiri bambwiye icyo kintu ati umugabo wanjye uva kandi wumva bibabangamiye. Hano wasanga n'ibindi bigabo Imana ibabarire. Iri zina ndivuga iyo ngize umujinya ubundi. Hari n'abandi bagabo nabo bituma mu mabogisa bakayasiga muri dushe bakajugunya aho ngo abagore babaraza kubafurira amabyi y'umuntu ukuze.
mba ngize umujinya rwose, mba numva mbabaye. Ni agahinda kubona umuntu w'umugabo mukuru wize ufite ubwenge ufata bogisa witumye mukayirambika hari ukagenda ngo umugore ni uri buyimese. Si uyu mugore wawe ntubwo wajya ugira n'isoni. Ni ngombwa ngo umugore wamenye yuko unya no muri bogisa yawe. Ugasanga amasogisi aranuka, ntabwo ushobora kuyoberwa ko umugabo yinjiye mu nzu. Kandi kunutsa inkweto n'abagabo babigiramo uruhare. Abagabo mubigiramo uruhare ni isuku nkeya. Umugabo nutsa inkweto yakinjira mu nzu ntimubiyoberwe. Hano winjira agahita ajugunya ibintu hariya byose abonye ngo abakozi n'abago n'umugore ngo barabyandurura. Wa mugabo wajya uba smart, kambura urukweto rwo karushyira hariya, baguha akamambiri ni byiza. Impamvu mu byikorere ga nuko muri abirabura benshi, ariko si umugabo wageze Buraya akagera he ibyo bintu yabizana. Nta bakozi bahaba ntaki. Nuko mukiri hano muri Afrika, niyo mpamvu mwikora ibyo ngibyo. Ariko rwose nk'abagabo mumenye ko aka kantu nyine tuba tubacishije mu ijisho. Kose ntakariguma ko umugabo wabona umugore wabona uwo mwanda wose umeze gutyo. Nubwo burya atabikwereka, ariko burya bafite ukuntu agufata. Ntabwo umugore wawe wo gucupiza bene gutyo ku buryo amabyi y'umuntu mukuru. Aha, umugabo wa nyuma rero ni umugabo utukira cyangwa akakubitira umugore we mu ruhame. Gukubita twari twabivuzeho. Gutuka none ugatukira umugore we mu ruhame. Ubu hari abagabo batukana wagira ngo babaye abashumba b'inka, apana abashumba b'Imana. Wagira ngo mwabaye abashumba b'inka, wagira ngo mwaragiye iki. Hari abagabo batukana adatinya kugukubita urututsi mu bantu, mu birori, mu rugo rw'undi muntu uhagarara ku karubanda akagutuka. Wa mugabo biriya bintu biri gukorera umugore wawe ukamusebya ku karubanda, buriya ntabwo ari ibyo, bibabaza umutima we, birawushengura. Buriya mureke mbabwire, urugo rwubakwa n'utuntu bene nk'utwo ngutwo, rukanasenywa n'utuntu bene utwo ngutwo n'ubundi. Urugo ntabwo rwubakwa n'ibintu binini, ariko nta nubwo rusenywa n'ibintu binini, niba mutanabizi. Rero mwabagabo mwe nimukosore ibi bintu. Nimukosore ibi bintu, niyo mpamvu tuba twakoze ikiganiro. Niba uri umugabo ukabuteye utyo ko basigaga ibogisa yawe muri dushe irimo ibyo bintu ngo umugore ayimese, ibicakwa ibiki byose, rwose ibyo ntabwo ari ibintu pe. Uwo mugabo wajya kuryamana nawe uhereye he ufite ibyo bintu byose bimeze gutyo, anutse inkweto, mu kanwa haranuka, mu kwaha ni ibicakwa, hepfo ni ibisya byuzuyeyo, ibogisa ineyemo mwakagira Imana. Kuko mu by'ukuri ko murenganya abagore, umbwire ufite umugabo nk'umugabo umeze utyo, mumbwire namwe ko mujya murenganya abagore. Rero iki kiganiro tuba tugikoze kugira ngo mwikosore. Nababwiye ko ngende umukozi mara utajya ugira ubwoba, isoni, ibyo byose wapi ntabimbaho. Hari n'abashumba batinya kuvuga bene ibi ngibi kubera isoni. Ngewe wapi, umushumba uzagira ubwoba bwo kwigisha bene bazajya hamagara bimwigishiriza.